nakubwiye ni Gasana mu bintu bizamugora ntago rero kiriya yagomba kugicika parce que ariko urukiko rutangaza ko uyu mugabo yakabaye afungwa imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 144. Vara ni mbere na mbere ariko na parike nizo yari yavuze noneho ariko kubera impapuro za muganga zigaragaza ko afite uburwayi burimo umuvuduko w'amaraso byatumye urukiko rumugabanyiriza ibihano. Rugabanya n'amafaranga se ntago mvuguruza inkiko ndatera imetero zanjye niba arwaye bakamurikuye akajya kwivuza. Iyi 3 yo n'igice se ku mapuro zo kwa muganga bapimye indwara afite kuko muri 3 n'igice itamuzahaza cyo gusanga harimo inyungu zirenze ashobora kuba yazira wenda akaba ushobora gusanga muri dosiye bashobora kuvuga ati wenda muri ya mabanga yahari ahantu bakavuga ati wenda ashaka kwivugana umukuru w'igihugu birashoboka. Mutabaza arashaka umwanya aciye mu nzira nk'iyo bamurikiye aciyemo. Niba imyumvire ye niba mu myemerere ye atemera ko icyaha ari gatozi agahamagara abantu ngo wowe utarahigwaga ajya gusaba imbabazi warahemutse. Kudahigwa nta gihe mukirimo habe namba. Alright, Jalas Official TV twongeye kubana namwe turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye. Tubifurije gukomeza kumererwa neza kugira impagarike n'ubugingo. Dukomeze kwibuka twiyubaka nubwo bwose icyumweru cyo kwibuka cyasojwe hashyingurwa mu cyubahiro abanyapolitike 9 biyongera kuri 12 bari bashyinguye ku irebero ariko kandi iminsi 100 nayo irakomeje kuvuga ngo iki gikorwa kirakomeza kugera mu kwa 7. So rero Karegeya nanagusuhuza haraciyemo iminsi ariko twe turabonana reka ne kubica ku ruhande ntago twaherukaga reka gusuhuze mu izina ry'abakurikira Jalas Official imbaga y'abarenga 120 abantu umuntu abatagomba gukerensa umeze ute. Ari n'igihe abantu bagira bati saba abantu noneho ko badagikomara ndaho rwose ndakomeye nta kibazo mu mujyo wo kwibuka icyumweru twakibayemo umunsi ku wundi ibiganiro byose tugera tubijyanisha n'igihe cyo kwibuka icuraburindi igihugu cyabayemo mu minsi 100 inkoramahano zitwambura abantu bazira uko bavutse byinshi cyane aho bishobotse tukajya kwibuka bandi handi tugakora ibiganiro bigaruka kuri izo ngingo. Dushima ibintu umwe yagiye twohereza abatumirwa mu kiganiro impamo kuri TV10 n'abandi twagiye duhura mu buzima bumwe bunyuranye. Nshima abantu barokokeye izaza uko ubushize nari nabivuze ko nzajyayo nagiyeyo kuko warabibonye kandi nasanze benshi bari barafashe iyo gahunda uko nayibahaye. Iyo ngira impamvu bari kubishyira muri commentaire bati baratubeshya ariko ntago byari gushoboka ko ndi muzima ntago byari gukunda ko ntajyayo. So nkiyagera nkigera izaza rwose umudamu umwe yahise abimbwira ati nari ngutegereje kuko wari warabivuze nanjye navuga nti naje rero. Nibyo rero ubwo ndumva abantu wenda umuntu aba bahe muri samari icyumweru kiba cyaragenze turi abanyarwanda nk'abandi twese ntaho turi bivejuru tuba tugomba kwifatanya kugira ngo tunamenye ayo mateka cyane cyane nkatwe b'urubyiruko ubwo ndivuga nge cyane rwose mugomba niko biba bimeze ariko ntabwo bibuza n'ubundi ibikorwa bimwe na bimwe nko mu butabera nabonye imanza zarakaswe. CG Itadi Gasana Emmanuel akatirwa gufungwa imyaka 3 n'amezi 6 ni hazabu ya miliyoni 36 niba ntibeshye. Ariko kandi twabonye icyaha cyamuhamye ni kimwe n'icyaha kimwe cyo gukoresha ububasha mu nyungu ze bwite. So ariko hakurya y'amazi tubona nabonye inkuru kuri Bwiza ivuga ko ba mwana we General Kare Kayihura nawe yarusimbutse ntekereza ko ari cyo bivuze isano umwe ari mu butabera undi arasimbuka ntabwo byakabaye bikivuga bibaye ko Kare Kayihura wenda
yarusimbutse Rwande ariko ntabwo ari urukiramende yego twagira ngo najya bivuga ntabwo ari urukiramende ni urupfu pe yasimbutse urupfu ntabwo yasimbutse urukiramende ubwo byaterwa urumva ubutabera undi umutekano mukeya numva nta sano ntabwo ubutabera bwa hano kandi ariko tumaze n'iminsi twumva ko perezida wa Kongo ariko nabonye barabivuze ko ari uburwayi hari igihe amaze yarabuze ahubwo se yari yaboneka bavuga ko ari mu bitaro mu Bubiligi buriya rero kurwara k'umuperezida byo ni ibisanzwe abaperezida nabo bararwara nubwo baba bafite abaganga babitaho hafi iyo perezida ageze aho kujya kwivuriza mu gihugu cy'amahanga biba bigize uburwayi buba bwakomeye ubushize twari dufite perezida wa Nigeria wahoraga yivuza wavuyeho yari akuze ariko Tshisekedi waracyari mutoya Tshisekedi aracyari mutoya ntabwo yakabaye umuntu ugeraho ahora kwa muganga cyangwa se akagira uburwayi igihugu cye kitabasha kuvura umva kujya kwivuriza hanze ku gihugu nka kiriya n'ubukungu gifite ariko ashobora kuba nanone wenda abaganga be benshi baba hanze kuko yabaye mu Bubiligi igihe kinini n'ubu yagiye kwivuriza ikigira inkuru ibyo ni ukuba umwe mu bamurinda ngo yego icyo nicyo wumva kandi ngo bikaba bikekwa ko ngaruko ari wowe yatanze ayo makuru kumena ibanga ry'akazi birashoka byari byanabaye inkuru mu buryo kubera ko sinzi igitangazamakuru cyo mu Bubiligi cyari cyavuze ko ngo yaje mu Rwanda bakagarukira i Kanombe mu gihe cyo kwibuka nabyo nyine bihita bituma habaho polémique urumva kumva ko Felix yaje mu Rwanda akaba atari kugaragara yego urumva rero ni ibyo ikibigira inkuru n'uwo mwana niko namwita nako uwo musirikare wapfuye uwo murinzi wa Tshisekedi wapfuye we kubera gutanga amakuru terwa n'amakuru utanga yari ariko nibaza ko niba yishwe bitemejwe n'urukiko bagomba kumuranisha nk'uwamenye ibanga ry'akazi naho niba yishwe muri ubwo buryo ntabwo nibaza ko amategeko yaho avuga ngo ukimara kumena ibanga uhita wicwa batabanje kureba niba ari byo koko ari we wabitangaje ubwo haba harimo ibindi bintu ushobora gusanga hari ukundi kuntu yarabanye na sebuja niko nabyita n'uburyo yayatanzemo cyangwa abo yayahaye aho yayatanze ibyo nibyo reka ne kubitindaho kuko nibiba bivugwa mu karere wenda by'urubanza rwa CG Gasana nabyo ndaza kubigarukaho ariko wenda kubera ko n'ubundi turi ku munsi nyirizina iki gikorwa cyabereyeho umuhango wo gusoza icyumweru cy'icyunamo hagarutswe ku banyapolitike 9 biyongera kuri bandi 12 nkuko nari mbivuze bagomba kujya mu rwibutso kubera uruhare bagize mu kurwanya cyangwa se guhagarika cyangwa se gukumira kurwanya ufite ni nko kurwanya no kurwanya kuko ntibumvaga rumwe yego n'abashaka kwica kubangamira n'abashaka gukora iyo jenoside so wenda ntabwo ndi bubitindeho cyane ko wenda n'abakurikira akarya Omar Pano nabonye amazina zo mu buryo burambuye nk'umuntu nawe ubazi icyo gihe ufite aho bazi ku myaka yawe se bazi mu bikorwa ariko ntabwo mvuga ko abo nzi mu maso ni bake ariko bazi mu bikorwa yego nabonye harimo abaprefe babiri yego ba burugumestre batatu ministre umwe umunyamakuru n'umwarimu Rumiya n'umwarimu n'umunyapolitike Gafaranga yego so rero bariya bagabo wavuga ko muri make ndi kugira ngo ndanze kubaza umwe kuri umwe kuko n'ubundi wagerageje kubavuga muri detail kuri Pano ariko we muri make bakubiye hamwe n'ubundi kuko igisobanuro cyabo ni kimwe wabavugaho gute cyangwa no bariya ni bake muri benshi ni bake muri benshi bagaragaje iriya myitwarire kuko usibye urumva bo baranabizize hari n'ababigerageje bigakunda cyangwa se bagacika uzi ko muri iyo twibuka hari n'ahantu tujya dusanga notama hari umupadiri w'umukarange bavuga wanze guhara
intama ze agapfana nazo. Hari intwari tugira y'umubikira manza ari niyitegeka Felicite nawe byagenze gutyo. Hari abantu benshi muri kirage babigerageje either bagahwana nabo barwanagaho cyangwa se bakabigira bakaba aribo bicwa mu mwanya w'abandi. Dufite n'abandi baburugumesire babiri bo bariho ntago bariho ariko bo jenoside ntago yabahitanye. Ababurugumesire babiri ino leta yahembye miliyoni harimo Munyendamutsa wa Rushashi. Leta yamuhaye miliyoni muri za 1967 na 7 hakiyobora perezida ari Bizimungu. Munyendamutsa yahawe igihembo cya miliyoni nk'ishimwe ryo kuvuga ngo we yabashije kuvuga mu ruhame rw'ababurugumesire 143 avuga ati ibi bintu muri gutegura, abwira leta ati ibintu muri gutegura ni jenoside, mushaka kwica abantu mubahora uko bavutse. Aratinyuka agira Imana arahasohoka, ariko ubwo nta wamenya ngo donc Munyendamutsa rero Munyendamutsa wari burugumesire wa Rushashi. Rushashi muri Kigali ngari ahangaha buri mu karere ka Gakenke. Bari mu nama babaha amabwiriza ajyanye n'ibyagomba gukorwa uko gahunda yari iteye. Ubwo ndaza kugira ngo wenda abantu bumve iyo gahunda yatangwaga uko yari imeze. Muri iyo myaka ntabwo batomoraga, nubwo ntazibagamo, ariko nashobora kuba ntabwo bavugaga ngo mugende mwica umututsi cyangwa mugire gutya. Bavugaga ngo mumenye ko duhanganye n'umwanzi. Umwanzi ubwo rero nicyo kiragira. Kugira ngo ubyumve rero, hari amaze kuvuka muri 1992 na 3 uko imishyano yagendaga yavansa niko nuko inkotanyi zagendaga zimenyekana mu baturage. Abantu bakikuramo ko ari abagande, abantu bakikuramo ko zifite imirizo, abantu bakikuramo ko zibaga, abantu bakikuramo ko ari abatutsi gusa. Nuko inyigisho zimaze gufata umuntu wese yumva yajya mu nkotanyi. Haje icyo bise association yiswe Amasasu. Amasasu byavugaga Alliance des militaires agacés par les ya nyuma yavugaga unaliste. Amasasu ntabwo ari cartouche, yari association yitwa Amasasu. Ihuriro ry'abasirikare barambiwe babangamiwe n'ibitero by'inyenzi. Unaliste bivuga umuntu wo muri intare. Iyi association yavutse ngira ngo yashinzwe n'abagosora. Ntabwo yari ya leta ufite, ntabwo yaturutse muri minisiteri y'ingabo cyangwa ngo ituruke muri presidence. Initiative y'umuntu yego. Nyuma yayo haza gushyiraho ikipe idefirisa ngo ariko ubundi tuzi turwana nande. N'ejo bundi narimo mbisoma. Iyo ikora raporo yitwa ngo définition de l'ennemi. Mu gihe mbere hafatwa ibyitso ntabwo wamenyaga ngo akenshi babanje gufata abatutsi, rimwe na rimwe ababihimbiwe cyangwa se wenda ari nabyo byari bigoye kuba wamenya niba koko umuntu koko ari icyitso ese akorana nanda. None icyo gihe définition de l'ennemi iraguka. Umwanzi ijambo umwanzi ntibikiri inkotanyi, bivuga umututsi wo mu Rwanda, wo hanze, wo muri diaspora, washakanye byose ukorana nabo business. Bijya gusa nanone n'icyo bita muri manifeste y'abahutu cyangwa y'amategeko 10 y'abahutu yasohotse muri Kangura yagitera ariko yongeye akagaruka muri Kangura. Bavuga nyine berekana uburyo abantu bagomba kwirinda umututsi n'abafitanye isano nawe bose n'inshuti zabo bose. Ngira ngo inama rero z'ababurugumesire kuri icyo gihe ni nk'ibyo kubavuga ngo umwanzi wa definise umwanzi, bagasanga ababurugumesire
barimo abo nyine biturutse kuri abo ngabo batatu bongeremo hariya, ariko na Munyandamutsa we yarahembwe kuko we ntago jenoside yamuhitanye. Na icyo gihe bahembye na Sebushumba. Reka ndaza manze ndangize kuri Munyandamutsa icyo gihe rero mu nama arerura aravuga ngo ibi muri kutubwira murashaka kwica abatutsi, ushaka jenoside. Yego. Ararikocora, sinzi uko ubwirinzi yashatse nyuma, ariko jenoside yarangiye ahari. Leta imuhemba miliyoni kurushashi. Yapfuye nyuma gato, yapfuye nyuma gato nabwo mu buryo budasobanutse, ariko ntabwo ariko yapfuye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Yapfuye amaze guhembwa ufete. Yego. Yapfuye amaze guhembwa. Ubwo narimo mvuga buri wese bo. Hanyuma undi wahembwe miliyoni ni Sebushumba Edouard. We n'ubu ngubu arahari, yabaye n'umudepite. We yahembewe ko yari buri wese ro commune Giti, commune itarigeze ibamo jenoside. Namba. Abaturage yabareze neza, bari bavanze abahutu n'abatutsi, ariko utamenya no kubatandukanya, baguma muri uwo mujyo. Birabananira kwitandukanya ngo bamwe bitwa bica abandi bitwa abahigwa. Nawe baramuhembye. Bamuhaye miliyoni. Yarakoze. Yari n'inshuti yanjye kuko icyo gihe rwose ntabwo navuga ko wenda iyo miliyoni nariyeho, ariko yari sous-préfet Ibyumba ashinzwe imibereho affaires sociales. Nanjye nari umukozi muri SOS yaho. Oya, nari ntaragera SOS nayigiyemo muri bibiri. Ariko nari umukozi mu bigo bya leta aho ngaho. Mu nzego za leta ziraho mu bigo byaraho. Abo ni babiri. Donc abo nabo bitandukanyije n'ikibi, bo bagira Imana barakirokoka, leta ije irabahemba. Bariya batatu bajyanywe mu rwibutso, bo bitandukanyije n'ikibi barakirwanya, ariko kirabahitana. Notama Nyagasaza Narcisse wa Ntyazo, we rwose nawe mu rubanza rwitwaga biguma harya yitwa ndera Philippe Hategekimana wari umujandarume Nyanza. Mu rubanza rwe mu Bufaransa mu myaka nk'ibiri ishize babigarutseho. Harimo Karikise Ndagijimana wa Mugina hano Mugina isigaye ari igice cya ari Kamonyi, mirenge ya za Nyarubaka gutyo na Mugina Gitarama. Nanone ntuza na Jean Marie Vianney Gisagara wayoboraga Nyabisindu ubu ni mu karere ka Nyanza. Hari Nyanza ubundi yitwaga muri Nyabisindu. Abo rero nyine bashatse kubangamira ibikorwa bibi biranabahitana. Ariko ubwo nibaza hakagombye kubamo na ntuzi na ari witwa wari muri commune Mutura, Ndabarinze. Ariko Ndabarinze wenda nawe dosiye bashobora kuba bayiga, ariko nawe yahitanywe. We yazize gushaka umututsikazi, sinzi niba yarazize kurwanya, ariko yazize kuba yaranze kubica umugore we. Ibintu bimeze nk'ibyo dukunda kubivuga, ariko nawe yari burugumestre. Icyo ntibuka nuko yaba yarakiri an exercice. Nuko abantu rero ubwo nabo wese batatu ko twari tumaze kubivuga, bongerewe hariya. By the way, mu bari bariyo nta burugumestre warimo. Abari bariyo nababaye abadepite, abaministre, abantu na Cour supreme. Kayava Ruganda yayoboraga icyo bitaga Cour constitutionnelle, ariko ni nkayo Cour supreme ko niyo yarahize yakiraga indahiro z'abantu bakomakomeye. Ubwo harimo muwongerewemo, twongere tuvuge kuri Ravi Rwabukwisi, umunyamakuru. Rwabukwisi wari umunyamakuru. Vincent Rwabukwisi Vincent wa Kanguka. Buriya ngeze ni Kangura. Kangura isa naho yavutse nabyo ari nko kugira ngo ari nko guhangana na Kanguka. Ariko bivugwa ko ariko Ngeze yakoze muri Kangu. Ngeze yari umunyagisenyi, yari umutawuneri w'igisenyi. Yakoze muri Onatracom, nyuma ajya muri Kanguka, ariko bashaka kumunyuramo
ngo bajyanemo ideoloji birangira ashinze Kangura ku isoko ibinyamakuru ukabyitiranya. Wewe wamenyereye Kanguka udashishoje ugahita uterura cya Kangura wishakiraga yo muri Kanguka. Ariko hari igitabo Valens Kaje gwako yigeze kwandika cyitwa ngo de la terre de paix à la terre de sang et après point de suspension. Bishatse kuvuga ngo dore uko igihugu cy'amahoro cyahindutse icy'amaraso nuko nyuma byagenze. Bose nago ubu ngubu biragoye kugifungura, ariko nibidushobokera tuzamuvugisha kuko arahari, nubwo umuntu azamusura Igisenyi. Muri icyo gitabo araho akomoza kuri iyo transition yivuka rya Kangura n'inkuru za Kangura. Ako kana kagarukamo. So Rwabukwisi rero Vincent Ravi twari tumuzi cyane kuko Kanguka twarayisomaga cyane. Nawe urumva nawe yongerewe mu bashyinguye hariya. Harimo rero na Ngurinzira Boniface we abantu bari bamuzi cyane, yari celebre cyane ku gihe cy'imikino yarusha, yari umuremuderi ariko ari ministre w'ububanyi n'amahanga, yajyaga mu kirano cyane. Hanyuma aragira undi ni wa mwarimu wa kaminuza Rumiya. Abaprefe batatu n'agafaranga Theoneste. Abaprefe bo ni babiri, abaprefe babiri, ababurugumestre batatu, ubwo ni batanu. Umunyapolitike Gafaranga, umwarimu Rumiya, umunyamakuru Vincent na ministre Ngurinzira 9. Nibaza ko nicyo nkunda kukubwira n'ubundi ntabwo ubushakashatsi babukomeza mino bumwe biri mu kazi kose urutonde rushobora kongerwa. Yego. Igihe cyose hari amadosiye ari kwigwaho. Ni nk'abarinzi b'igihango ntabwo irise yafunzwe. Donc ibintu byose igihe cyose par rapport yaho amakuru abonekeye bagakora ubushakashatsi, bagakora isesengura amakuru bas. Icyo nicyo cyerekana nyine urumva uko ibihe bigenda. Ni nk'intwari, meme n'intwari buryo. N'intwari hari ikiciro kitarabona abantu bakijyamo, ariko ntabwo ababishinzwe bicaye. Yego rero ni muri urwo rwego na hariya ku rwibutso rw'abanyapolitike bongereyeho umubare abo bantu 9. Abandi araba bataramenyera amakuru, bataramenya uko bitwaye, bataramenya urwo bapfuye bisi. Ariko ubushake buhari, ubushakashatsi burakomeza bugakorwa. Yego. Niko bimeze, ubushakashatsi burakomeza bugakorwa, ndetse ngira ngo na minister wa minu bumwe yabivuze ko ari ibyavuye mu bushakashatsi. Voilà, ibyavuye mu bushakashatsi. So bakiga dossier y'umuntu bakamenya bimeze bise. Abikenda baboneka. Yego. Ubwo bya byose wenda tuzagenda twumva n'abandi batandukanye nkuko bivuze bitewe n'ibihe. Yego. Cyangwa se wenda twumva. Nago mu bikorwa nka biriya ntabwo ushobora kuvuga ngo twafunze ngo liste yaruzuye. Abari bo bose ari abayigizemo uruhare, ari abayiguyemo, ari abagerageje kwihagarika, ari abayirwanyije, bose ntabwo wavuga ngo neza urashyiraho akadomo. Hari abamenyekana nyuma, hari abamakuru amenyekana nyuma, ni byinshi. Icy'ingenzi n'ubwo bushake bwo kuticara ngo uvuge ngo twararangije. Muri iki cyumweru mu butabera naho akazi kari gakomeje. Ni ngombwa. Inkiko zihagarara muri vacances judiciaire. Urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare ruba rukatiye CG Retired Gasane Emmanuel gufungwa imyaka 3 n'amezi 6 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 36 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukoresha ububasha bwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Parike yari yasabye iki, ubushinjacyaha bwe bwasabye iki? Imyaka 10 ni hazabu ya miliyoni zarenga. Bigaragara ko hari icyaha kitamuhamye, kandi nari nabikubwiye. Nakubwiye ni Gasana mu bintu bizamugora. Biriya bikorwa bya Eric Karinganire ni isambuye, nta masezerano, nta contrat, nta facture. Isambu ya gavana ikaza gukoreshwa byari gushoboka. Kiriya ntabwo yagicika. Ketsi yabasha
kandi Karinganire nawe yari amaze kumwitendeka adashobora kuba urumva Karinganire yamwitendetseho amurega ahantu hose atanga gihamya yamwereka ko icyo bapfa ari iyo sambu iyo rero mu bintu byose Gasana yakoranye na Karinganire iyo yirinda iriya ese yo gushaka amazi mu isambu iyo babikorera mu isambu y'umuturage usanzwe ya komine ya leta cyangwa ya minagiri ariko mu isambu ye ntabwo cyarego byashobokaga iyo baba baza kumvikana Karinganire akavuga ati bagahimba amasezerano wenda cyangwa fagitire bakiyaranja bakajya muri banki bakerekana famille Gasana iverisa kuri konti ya Karinganire andorega ari Karinganire aha kero ntabwo ari kugisiba nta arrangement ntabwo zari gushoboka urabyumva kandi Karinganire nawe icyo gihe yari afunzwe niba kirimo simbyibuka Gasana yamukurikiranaga imbarutso yabaye Gasana yakurikiranye Karinganire kubera ko Karinganire yari yarahombeje abaturage amasako za sako abaturage bafashemo amafaranga amafone yafashe muri monofone y'ibihumbi 26 akayatanya akagurisha 78 hafi inshuro 3 Gasana amukurikiranye nawe aravuga ati nawe nanjye nkagutama mu isambu yawe nashyizemo ibikorwa byanjye uri kumva ibindi byose Gasana yari mu kazi ariko icyo nta fagiti nta no gukopera byashoboka rero kuko Karinganire nawe yarahombye nibyo nigeze nabigereranyije n'icyarya donc nabigereranyije nk'umuntu ufite akabari ka Kanyanga agashaka gufungije uwahanywereye urumogi bose ari abanyabyaha baza bakabatwara bombi pe aho rero so ntago rero kiriya yagomba kugicika parce que iyo baza kuba barabimenye ko bishobora kuguhinduka bagahimba amasezerano Karinganire agasinyaho bakamenya fagitire ya Karinganire nako konte bancaire ya Karinganire famille Gasana ikaverisaho kiriya kugisimbuka nta byabaye isambu biragaragara ko ari UPI yanditseho Gasana cyangwa famille Gasana 50 Gasana Emmanuel na madamu we iyo sambu irazwi ko ariye none uri kuyikoramo ibyo bikorwa byaciye mu zihe nzira kugira ngo bize kuhakorerwa nta masezerano no kwishyurana hari ubwo rero babikuzaniye nk'iki wamubwiye uti banza ukora iwanjye ibyo ntabwo ari kubicika ariko parike niba yari yasabye imyaka 10 bakaba bamuhaye 3 n'igice bamuhaye 3 n'igice ku mpamvu zitandukanye yego ukuvuga ngo icyaha cyo kwakira indonke cyo kigizweho umwere voilà ariko urukiko rutangaza ko uyu mugabo yakabaye afungwa imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 144 voilà ni mbere na mbere ariko na parike nizo yari yavuze noneho ariko kubera impapuro za muganga zigaragaza ko afite uburwayi burimo umuvuduko w'amaraso byatumye urukiko rumugabanyiriza ibihano rugabanya n'amafaranga se urumva amafaranga bagabanyijemo 4 nyine nta gishoboye gukora ngo yabone ibyo yakoze aya ntabwo basimbizi sava ntabwo impapuro zo kwa muganga zikagabanyisha igihano zikanagabanyisha n'ihazabu wenda igihano nacyo ntabwo bakigabanya iyo ufite uburwayi ariko nacyo ntabwo mvuguruza inkiko ndatera imetero zanjye niba arwaye bakamurikuye akajya kwivuza iyi 3 yo n'igice se ku mpapuro zo kwa muganga bapimye indwara afite kuko muri 3 n'igice itamuzahaza mu buryo bwo kumworeza bakayivanyaho bakavuga genda urware nukira wongera ugaruke tugufunga kuri bihano nkakubwa bajya babivuga kuri Karasiro ubushize mu manza urubanza twari dufite mu ndwara zidakira se ubwo byabaho ngo indwara zidakira ubwo ubonye umuntu ari umurwayi afite intege nkeya ntabwo wamugumisha ku bigori ntabwo umugisha kuri regime yo kurya rimwe ariko urukiko ndarwubaha imyanzuro yarwo ndarwubaha ndatera imetero zanjye ubushize hari urubanza twari dufite rwa jenoside mu Bubiligi hari umusaza witwa Basabose rwose utishoboye namo bamufungiye mu kigo cy'abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe ariko baho birateganijwe ko abarwayi bagira aho bafungirwa hano ntaho urukiko iyo ruza kumva neza ko afite uburwayi bakabaye bamurekura either bavuga genda wivuze uzagaruke tugufunge cyangwa se bakamushyira ahandi hantu hameze nk'aho afunzwe n'ubundi
ariko abasha kubona ibijyanye ubuzima, abasha kubaho mu buzima Miliye bujyanye mbese ikaba- n'uburwayi bwe. Environment ikaba ari- Naho 3 n'igice ntabwo ari iri mike, ntabwo ari amaze nk'amezi 8 wenda, 8 se aragiye. igice wenda cyakimazemo, asigaje 3 8 itatu se mu burwayi amezi, nayo ntajya. icyo nzi cy'igice cy'umwaka arakimaze, 3 mu burwayi ntabwo ari ibintu byoroshye. Noneho rero ako ntari kumva ni ukuvuga ngo kubera impapuro zo kwa muganga miliyoni 144 uzatangamo 36. ushobora kuba ubisomye nabi cyangwa mu byatumye amafaranga agabanuka ntabwo ari ibipapuro byo kwa muganga. Wowe nibisomye uko inkuru ya igihe bivuga. Umucamanza ngo Kuko urumva kubera impapuro zo kwa muganga batweretse n'ihazabu turayigabanya. urumva urukiko rwavuze ko Karinganire yatse indishyi zingana n'ibihumbi 365 by'idolari. Gusa igihombo yatewe no gukoresha amafaranga yari yahawe n'abaturage Yego. bikarenge mu gucukura amazi mu isambu ya Gasana. Isambu ya Gasana iri ntuza. Nyine avuga ko amafaranga yakoresheje aya mafaranga y'ikarenge niyo yajyanye kwa Gasana. Komeza. Akavuga ko akaba yaranasabye kandi miliyoni 100 ngo nk'indishyi y'akababaro. Na miliyoni 5 nk'igihembo cya avoka. Ibi byose urukiko rusanga nta shingiro, ntabwo ari impapuro zabiteye. Ibi urumva aya yose aya n'ayandi noneho y'indishyi. Ayihazabu yo ubushinjacyaha bwari bwasabye miliyoni 144. No mu bihano yagomba guhabwa imyaka 7. Nabyumvise ihazabu sava. Icyo kuyihazabu ndacyumva ko muri parike n'uburyo icamo ihazabu simba nzi ikigenderaho. Kuko urumva niba Karinganire yasaba indishyi zo birumvikana. Icyo navugaga nuko impapuro zo kwa muganga zitakuvanaho kwishyura indishyi. Indishyi basanze nta shingiro. N'ihazabu iragabanuka. Aho ni sawa. Icyo noneho ndacyumvise. Igisigaye rero icyakabaye rwose imyaka 3 agomba kongera akabara hariya. Niba harimo ikijyanye n'uburwayi bazamuhana ntuza assistance nyine. Bazamuha assistance médicale y'imyaka 3 n'imyinshi muri buriya buzima. Yego. Bamuhe n'abakansara bamwumvishe ko agomba kubyakira. Erega gavana kuba warambaye ibyo biriya bintu ku rutugu ukajya hariya nabwo urahungabana. Bamuhe n'abakansara yumve ko ari ibisanzwe, 3 si myinshi ariko 3 y'amageragere. Bajya bambwira ngo ijoro ryaho ngo riba ripima nk'icyumweru. Umunsi waho ngo ni burebure cyane. Aho rero ibareze 3,365 gukuba 3. Kuba 3. Hari indirimbo ninde wayiririmbye ni bariya uriya mugabo ufite akabari haruguru ya stade y'Inyamirambo. Sikitwa ndera House Africana. Dani Vumbi aririmba avuga ngo nushaka kumenya uko umwaka ureshya uzabaza uwafunzwe uwakatiwe cyangwa uwasibiye. Urayibuka? Yego. Bayita 365. Iyo ndirimbo niko yitwa? Niko yitwa? Yego. Avuga ngo imeze nk'inzayirwa. Ari kumwe na Ziggy. Voilà. Imeze nk'inzayirwa ngo niba ushaka kumenya uburebure bw'umwaka uzabaza uwakatiwe cyangwa uwasibiye. Ubwo rero ubwo nyine urumva Gasana niwe ugiye kumenya uburebure bw'umwaka n'abandi ariko par raporo y'ubuzima gereza umunyururu wose uraryana uko wamera kose. Ariko noneho hari abawujyamo bari basanzwe n'undi naho bari haryana. Nicyo difference kuri Gasana n'abandi bo ku rwego rwe aho iri ni ukuba wa yarasanzwe ari aharyoshye akajya haryana. Naho rwose iyo wifatiye umwana witumuriraga aha hepfo cyangwa agangika ubwo buzima buba bufitanye isano, sibyo? Naho rero 3 ndabizi muri commentaire bazavuga ati nafite burundu nabo bihangane, ariko ubundi ari ibishoboka umuntu agize amahirwe yabona ibimurinda, ariko najurira wenda ese haryo ubwo 3 se nibayitangira ingwate cyangwa igasubikwa. Abavoka be bazabireba nibajurira bashobora kugira ibindi bagororamo cyangwa se kuko ujurira nabonye nabyo hari igihe bisubira urudubira. Nuko nyine ubwo nihangane Commissaire General
Okay. Yeah. Ubwo nyine nuko natajurira ubwo itatu azayikora isanga nibaza ko amezi amazemo igice cy'umwaka kirimo atandatu yarayarengeje yagiye umwaka ushize dore kwa kane aho tukugeze tandatu yarayarengeje kera ubwo rero icyo ni icyerekana nyine amasomo arafata se ntabwo ari ibintu byoroshye ariya ntawe utajyayo nyine nanjye kuvuga nti umuntu wambaye kuriya gusa okay. Icya kabiri buriya n'andi masomo ubundi hari inzego zigirira muri kino gihugu hari ibintu biba tureba rimwe na rimwe bikatwigisha igisirikare cyashinze MMI cyabanje CSS tubibona abarimu bashyirwaho sako tubibona igisirikare gishyiraho MMI tubibona igisirikare gifite gereza yacyo turabizi ariko igipolisi nacyo kijoyininze ku gisirikare ngira ngo abapolisi nabo kuri na Amishop nabyo byaje tubireba utwo tuntu tw'uduprivilege tuba twerekana ngo nibura umuntu pa raporo y'urwego ariho afatwe n'ubundi muri rwa rwego niba mu biturika hariyo isoko iduka cyangwa mu biturika ubwishingizi bwabo mu biturika banke yabo mu biturika gereza yabo mu biturika ariko polisi Amishop MMI na CSS polisi irabya access ariko gereza polisi ajya mu gisivili umupolisi ajya mu gisivili buriya rero nk'imyaka yahayoboye yasaba nabo bakagira akagereza kabo byari kuba bifite igereye kuko uko wari uri hanze navuga ngo iki iyo haza kubaho gereza ya polisi hakaba hinjiyemo komiseri general n'ubundi ari gukomeza akasa naho kuko abarimo nabo yayoboye ariko aragenda yure n'abasivile ab'icyenda kane abaryari abanywi bitabi erega abantu bafunzwe bazira bimwe bavuye hamwe n'ibyo bazira bijya gusa yego bijya gusa insubordination kutubaha abakuru gutoroka akazi kurya ruswa mbese abo bantu ugasanga iyo rero yaza kugira mu gihe cye yaza kunegosiya bagashyiraho akagereza k'abasirikare k'abapolisi ntajye hariya nahundi icyo ubwo ni nko gukebura wigeze no kukavuga uti abashinga amategeko nabo bajye batekereza ko nabo abategereje cyangwa batora itegeko rivuga ngo umuntu wageze kuri uru rwego doraburanishwa n'uru rwego ntajye nk'ari hasanzwe mbese bakiharurira amayira abazabagezayo naho ubundi niba tuba tutandukanye hanze twagera imbere y'umucamanza tukaba bamwe twagera imbere y'umucungagereza tukaba bamwe cyane ni ikibazo itatu n'igice arayikubita da miliyoni 40 ayo mafaranga yo ni make cyane miliyoni 40 kuri Gasana ni make rwose iwamuvanaho nzi neza ko bemeye ingwate ayo mafaranga yayakuba na 5 ariko akajya mu rugo ntabwo ikibazo ari amafaranga rwose ndabizi ko avuna ariko we arayafite ariko ayafite atabasha kumuvana hari imageragere nawe ubwo urumva agaciro k'amafaranga icyo bivuga wacyumvise kandi nimugorora nabibabwiye tugeze kwa Fifi harya kubaho ni ukubana nicyo cyane cyakoze amafaranga akazi turagakora ngo kaduha amafaranga adufashe kubana n'abandi ariko atuma ubura mu bandi cyangwa akazi gatuma ubura mu bandi aba ari ikibazo ubwo nyine nawe urabyumva uko bimeze none se dusoza Karege abamenye bya Kisekedi ariko nabikubajije kare byuko numva ngo ararwaye sinabivuze ariko nabivuze nkubwira ko inkuru irimo ari uko ari uyu
kuba yarwara ubimurinda ubuzima n'ubuzima wishwe. yego ubuzima n'ubuzima ariko kuba yarwara umurinda akicwa icyo nicyo cyari ubundi yo akabaye inkuru. Monsieur José Mbemba yishwe mu zihe circonstances? Gico c'est encore inconnu jusqu'à là. Voilà. Rero urumva iyo niyo nkuru ubundi rero umuntu urinda perezida apfa gutyo tu amaherere kandi agapfa muri circonstance perezida nyine wa mugani adahari none bakavuga ngo niwe watanze amakuru. Ese gutanga amakuru si uburwayi bwa perezida? Njye mba numva baregwa bajya mu nkiko karegwa kumena amabanga y'igihugu cyangwa y'akazi ariko kwicwa cyo si igihano cyane ko nyine urumva yishwe atakatiwe we mamukatiwe urwo gupfa. Urumva izo circonstances nizo zidasobanutse kwa ntukureba nari nabikubwiye ariko nakubwira ni amakuru ki yatanze yayahaye bande yayatanze gute yatanze ryari afite miziye nyungu usanga harimo inyungu zirenze ashobora kuba yazira wenda akaba ushobora no gusanga muri dosiye bashobora kuvuga ati wenda muri ya mabanga yahariye ahantu bakavuga ati wenda ashaka kwivugana umukuru w'igihugu. Birashoboka. Reka nsoze ngiraho minira ngushimire cyane ku mwanya wawe nanjye misengo kuri cya kiganiro kadusoze ikihe cyagiri cya Mutabazi bari mu comment mbonyemo bari kumuhibye araho nyine bashatse kubigeranya ngo nibyo Bamporiki yavuze mise nibuka ko oya ntago kimbaze neza ikiganiro cye ntago tujye tukivugaho kuko uzanyemo akantu ntavuze. Ni ikiganiro yakoze kuri The Dynamic avuga ngo abatarahigwaga ni muze dusabe imbabazi abatutsi ko twarabahemukiye. Kudahigwa se no guhemuka mu gahinda kenshi. Oya none mu myumvire ye kudahigwa egari ubuhemu. Oya wenda bahize da uwahize we yagombye ubundi kuba yaraciye no mu manza zaba gacaca zaba mu nkiko ariko nzi kudahigwa byatumutse bibaze ari bike cya kudahigwa hari bike cya muri logique ngira ngo yavugaga wenda buretse gatoya yavugaga iki ntekeza ko yavuga nk'ubwoko runaka avuga ati ubu bwoko niyo yabivuga nabyo ntibyaba ari byo nta bwoko bugira icyaha ni gatozi icyaha kigira umuntu ubuhemu ni gatozi kuko guterura groupe yose ngo urayijyanye ngo nige gusaba imbabazi cyo ntaho biba. Impamvu ngize reaction uko vusemo Bamporiki araho nasabye agakomantere kugira ngo noneho ibyanjye mbivugira muri komantere zatanzwe kuri icyo kiganiro hari niyo bateruye kugira umenye ko n'ikiganiro cyabaye hari aho umuntu yateruye abiduha kuri groupe umuntu amubwira ngo niba yarabwaga ngo izo nda zanyu niba yarabwaga ngo yarambwira ngo niba ari umwanya ushaka nyura mu nzira nziza udaciye mu isani ya Bamporiki ngira ngo ni nk'ibyo donc hari commentaire yaje irimo n'izina Bamporiki ngira ngo Bamporiki bamugaruramo wenda kwera ko yavuze ukuri ku byo nyine yamubwiye amubwira amubaza ngo uri wenyine ngo uko zikuzamura mbigira ngo wenda bashaka kwerekana ngo Mutabazi arashaka umwanya aciye mu nzira nk'iyo Bamporiki yaciyemo ngira ngo n'icyo ngicyo nicyo gitumye numva ko abantu bashyiraho urumuri ariko pratikuma banamureka niba ariyo myumvire ye ariko ntaho yageza abantu. Urumva niba imyumvire ye niba mu myemerere ye atemera ko icyaha ari gatozi agahamagara abantu ngo wowe utarahigwaga ajya gusaba imbabazi warahemutse kudahigwa nta gihemu kirimo habe namba sibyo icyo nicyo ubuhemu ni ukuba umuntu yaguhungiraho ntumuhishe icyaha ni ukuba wajya kumuhiga aho yihishe si sawa waguhungiyeho ntumuhishe ntumuhe serivisi yagusabaga waramuhemukiye kumutanga ni icyaha ariko kutamuhisha ni uguhemuka yego ni ubuhemu utagize icyaha ushobora kumubwira ko wenda aguhungiyeho ukamubwira uti ntabwo wenda haruzuye nta mwanya afite ndagiye ibintu nk'ibyo byakwitwa ubuhemu ariko kumuhisha ugahamagara abicanyi ni icyaha kumurekura ugahita munagira ba rukaraba nkaba
ni icyaha, kujya kumuhiga aho yishe ni icyaha, gutanga amakuru y'aho ari ni icyaha. Abakoze ibyo bose barazwi, kandi nibaza ko inkiko zakoze akazi, ubutabera bwakoze akazi, haba muri gacaca mu nkiko. Ubwo niba mu myumvire yanjye kudahigwa ntabwo bibonamo ikintu kimwe icyo ari cyo cyose ko bimeze. Niyo mpamvu n'abari muri commentaire bari kugenda nabyumvise icyaha ni gatozi. Yes, ya nibyo mise nwibuka message wa mu papa yaduhaye ejo waruhagarariye mino bumwe na Hakizimana Jean de Dieu. Icyo kintu yakivuzeho, aravuga ati watanze message, aravuga ati niba ari n'umuvandimwe wawe, niba ari na papa wawe, voilà, wigira ipfunwe, voilà, icyaha ni iki. Yego, nibyo kabisa. Kandi rega nta nuhemukira groupe, ntabwo groupe ihemuka, ntabwo groupe ikora icyaha, nta nubwo groupe ikorerwa icyaha. Nabwo wakagiye ukabwira wa wundi uwakomanzi wanyu bwishe, groupe yo yakorerwa icyaha kuko genocide. Yego, nicyo gisobanuro. Ariko umuntu umwe ntabwo yakorera groupe yose. Oya, buri wese afite uwoya. No muri gacaca nta waburanaga groupe bavuga ngo wowe kanaka itariki niyi warigiye kwa kanaka wica kanaka cyangwa ugira gutya, amazina barimo. So rero urumva je simbizi, wasanga ari izindi version zaje ntabizi, ariko pratique kudahigwa ntabwo ari icyaha. Nari nkabonye mpita ntekereza ko kantu ko kubihuza na Bamporiki ko nawe nyine commentaire nyine ziravuga ngo saba umwanya neza, ariko iturufu ya Bamporiki yihorere shaka yawe. Benshi ariko baba bari kumubwira. Yego. Mana yanjye yego. Reka mpinira aha. Kaminira aha ngaha biba byaragiye biranga icyumweru cyo kwibuka ni byinshi. Kandi birakomeje ibikorwa tuzibera ibyo twabashije kubona ni ibibera muri Kigali, wenda na Kibungo twabashije kugera, hari ahandi kure ntago tuzi, wenda amakuru azajya tugeraho, cyangwa hari abanyamakuru baragiye bahagera Burengerazuba, za Nyarushishi, za hehe, urabyibuka mvuze Nyarushishi kubera kari muri Rusizi na Kibiriga n'ahandi. Ese byagenze bite? Buriya buhamya ejo abantu batangajwe izaza batangajwe n'ubuhamya nako n'ikiganiro cya Jean de Dieu Hakizimana. We mu kiganiro cye yongeragamo le vécu, ibyazi ku giti cye bitanditse. Noneho abantu bakavuga ati yatinze, ariko biraryoshye, aravuga byinshi. Ndabwira umuntu yarahayoboye, yarahakuriye, yarahize. Bivuze ngo nubundi ugiye niba turimo twibuka ku nshuro 30 icyumweru muri iriya minsi 100 ubashije kujya ahantu ukumva ubuhamya nibura butatu mu cyumweru buri mwaka, mu myaka 30 ukaba umaze kumva ubuhamya bw'abantu 90. Situation yose ubizi, aho wumva ibijya gusa, aho wumva bitandukanye n'ibyo aho wanyuze. Buri ubutaha tugiye nka wenda nko kwibuka ejo twumvishe ubwo bwabizaza umunsi nabonye link ya izuba ku bari kwibukira imusha. Ejo ukajya wenda ukajya Nyarushishi nari maze kuyivuga, cyangwa se ukajya cyangwa mu Bisesero, cyangwa ukajya ku Mugina, cyangwa mu Murambi, cyangwa Inyamata. Buri mwaka ugenda urokeye ibyo bintu. Nyuma y'imyaka 30 genocide yakorewe Abatutsi ko yagenze yose mu gihugu, ubu yigeze kure, hagenda hari ibigenda bishya, uburyo bushyashya, ukumva ahangaha hari abakoraga bitandukanye n'ahandi gutyo. Noneho buri mwaka ugenda wegeranya umaze kugira ubuhamya bwinshi, ubu mbese nk'uwahabaye hose muri icyo gihe. Urumva rero ko kwibuka n'ayo makuru aba ari ngombwa, ukumenya ese yaha yagenze ite. Buriya guca amashuku kwizaza siko kwari uguca amashuku iwacu Ibyumba mu Miyovi. Nzi ko ari slang yari iriho izwi, ntabwo ari mu gihugu cyose. Iriya cyo guca amasu bakigize hariya izaza bagitwerera abacuruzi b'Abatutsi. Ahandi guca amashu byabaga bivuga ikindi, wenda aricyo, cyangwa nabwo wenda bagitwerera umuntu ukize vuba
kugira ngo bamuce intege. Ejo hari uwanyongoreye ambwira ko ngo bari abacuruzi bo muri kara gace ka komine Mugesera ngo niyo bavuga ngo aca amashu nta bantu bajyaga bavuga ngo n'ujye baraguca umutwe. Noneho ngo n'imodoka ye ntibe yabona umugenzi, kandi urabona nta muhanda wari uhari, nta bisi zahabaga. Pick-up ye niba ipakiye iri yajya gushyiramo abagenzi avuga ati iyi ngiyi we arakujyana ntungaruka. Noneho n'inzira akunda gucamo abantu ngo bakayicikamo. Urumva ukuntu baba bakurangije guca ku bantu. Yego. So rero urumva biba bitandukanye. Hamwe bagiraga tekinike zabo, ahandi akabizaho, ahandi akabizaho kabisa. So nibyo rero, reka duhinira aha ngaha tubabwire tuti ibiganiro byacu nakagaruka. Mwakoze kubana natwe. Karegeya ndagushimiye. Dushimire Urban by City Blue ibaduhanuyezaho kuba twiciye tuganira, nabyo ni ibyo gushimira. Mwakoze cyane abakoze subscribe n'abatarayikora, ubwo turabategereje. Asante sana.